akira biswi ngaho genda genda iwe uriye ko madamu wawe tumujyanye kwa muganga agiye kubyara urahagana he ngo agiye ku ndaje kwereka uburyo ki ndi dogiteri amufasha se antwaye ugire ko ntwara umugabo ndaje wibyaza amadamu ariko ugumya usunike n'ubundi umubyara dore hasigayemo umwe uyu ni umubyaye n'undi arasigaye ubundi si iyo uguma mu rugo simbona tuzubira nzi bite ko mbona ufite n'ibisebe byagenze gute kandi ndumva n'umutima utera ukuntu nawe n'ikibazo umugabo yamubise yagukuye gufata iriya ngirwamugore ibyaye abana babiri ubwo imite muhereza uwo mubyeyi umwana wanjye dogiteri umwana wanjye ubundi baravuga ngo nishe umuntu ntabwo twari turi kumwe avuga yuko ari wowe wamwishe bamubwire nyine reka dupange diro rero sibyo ukuntu ibintu bimeze ntabwo nabyemera amafaranga se ntabwo yemera nta mafaranga dufite umuntu nta mafaranga miliyoni 8 miliyoni 8 ntabwo ziri miliyoni 8 amafaranga ari mu turu umuntu wishe ndakwica nawe nureba nawe ntabwo sasa nta kibazo ndakwica ndamukurikira nta kibazo tuzana mubwire kandi reka mboze sibyo twumvikane nk'abantu bakuru umuntu yapfiriye hano twari turi kumwe nakongeze n'impanuka nta muntu ushaka kumwica mbabarira ndayaguha amafaranga sibyo ndayaguha ariko ntumvemo ibambere birya babiri gusa ndakwinginze ndagusabye mbabarira ukuri ndagushyira hanze amafaranga ndayaguha hanze mana we ukuri ndagushyira hanze amafaranga ndayaguha wambariye ko nta mafaranga n'uturiya muntu wishe ndagushyira hanze wambabariye ko ndeba kwishyura amafaranga gacu basi se tugende bite nyabo miliyoni 8 ndahita nyabo ihangane ni ukuri use koko miliyoni 8 azaza miliyoni 8 waburiye akazi koraje nta n'ikintu amafaranga ngo uhaye rwose atazakuma n'imodoka inzu ibintu byose kuko wambabara miliyoni 8 ndazemeye urazima ni ukuri mu gatondo ni ukuri ariko nawe mbabarire ntumvemo ibagare birya babiri gusa ndakwinginze rwose mbabarire ariko si ubundi kiriya kigoye gishaka kirapfa ariko ntacyo bwambwikiye ubundi sawa nta kibazo rwose imana ishimwe rwose byamucanze nta muzi murimo ubusuku bizagenda n'abasize bo kwa muganga nige mugabo w'umudamu wohereje hano waruje kubyara umugore yitwa nde yitwa Umuhoza umuhoza waruje kubyara umuhoza yaje mu gihe kingana iki nta minota nka 30 irashira ageze hano umuhoza umugore witwa umuhoza bamuzanye mu minota irenze 20 ishize ariko umuhoza ko watinze kugera n'umugabo we nari mu kazi ariko nyine nje ndagerageje nyine kubera ko
nari mu kazi nyine. Umuhoza bamuzaniye mu kanya twagerageje gukora ibishoboka byose ariko ni ukuvuga ngo by'abana babiri umwe ntiyabashije kubaho ngo ni ukuvuga ngo umwana umwe yabayeho ariko umwana na nyina ntabwo babashije kubaho. Umwana na nyina yitabye Imana umwana karibu shule. naye shule makuru y'imiti Zineza, neza breakfast y'uyu munsi shoka yagutenje neza tu. breakfast itaboneka yo mbonye by the way nayishukira muze neza cyane to nabinze kureba amafishi y'ababyeyi babyaye muri iyi minsi yamwe tuwaye kabiri cyane yamwe sinamenye ubwira ngo ntanarebye mu yambera ukunda utabizi ariko kuba ukunda umuntu none ntawe bivuze ngo umufatanye n'akazi ngabitara rero ngo wasanga n'ibindi bikorwa ngo amureke n'umweru muramuzi. Hello? Hey. Makuru ni meza ndaha kibazo. Narabimenye ko mwagize ibyago gusa mwihangane ntabwo twabashe kubageraho. inshuti yanjye ndagira ngo mfashe ntabwo nagizwe n'umudamu wanjye ndagira ngo mfashe umuntu usigaye ndabizi yuko ntacyo wamwishyura ntacyo nakwima gishoboye noneho ndagira ngo hari ibizamini byafashwe aho ngaho umufashe udeze cyane umudamu okay nta kibazo mu masaha 28 ndazi ko ngora igisubizo nta kibazo nabura ko ngufasha umuvandimwe cyane ko ari ibintu mba nshoboye ntabwo ko ngufasha ndaza kuba igisubizo mu masaha 28 sawa ngizwe n'ibisubizo yabonye ko umudamu we yapfuye gusa abantu b'iki gihe bazanyurwa ryari koko ahangaha ko nzi ko nta kintu tuba tutakoze abaganga bano ari abahanga ewe akunda ariko nawe muratetse abantu bapfiriye muri ibi bitaro ni benshi bitewe n'indwara runaka zitandukanye gusa wamenya ngo ninde wapfuye ninde se ni umudamu waje ari ku gise witwa Umuhoza 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 ngo byagenze gute ni umudamu wari waje hano ari ku gise aje kubyara Umuhoza upfuye mu byumweru byashize Umuhoza yaratwika impanga ubyibuka n'umubyeyi wavuye hano ari kubyara bitewe n'uko batinze kumugeza kwa muganga ariko ari kubikubaza ngo bigende gute umugabo mumbaza ngo agafishi uko ibizami byakozwe imbere y'uko umudamu wapfa sinzi byabishakira ntabwo yanyuzwe n'ibisubizo byabonetse nyine n'uvuga ngo iyo umubyeyi apfuye hari n'umuntu we ntabwo abantu bose babyishimira baba bumva ngo abaganga babigizemo uruhare gusa ntabwo twebwe tunabyitaho gusa ari kukubaza fishi se harimo n'ambaza ku gafishi urumva amadokima ubundi wowe uzabona nyuma y'uko
ibaze igihe gishize apfuye kuri mu modoka uzabona nyuma hari igihe umuntu aba ataranyuzwe bikamuha ko bamuha kopi y'agafishi nayo uretse ndetse arashaka simu ngo bigende gutajya mu nyiko se atangirerwa yuko umusore umudamu uramuzi uwo mudamu ndamuzi rero nanjye yaguye mu biganza gusa yari yagize hano yananiwe gusa twabashije kurokora umwana we umwe undi nawe abasha gupfa na mama we nyuma ahita apfa gusa ntabwo ibyo ngibyo wenda kwizera n'umuntu by'akazi ariko nawe jya ubyihorera ushowe ariko nyine urebye ese uyu mugoroba ufite umwanya na cyangwa sinakubera umwanya wo nakubera umwanya nawe urabizi ariko ibintu by'akazi aho biretse ibyo by'amadokima n'ibiki ni inshuti yanjye ngashaka ariko nyine ndabyumva ni inshuti yawe ugomba kumufasha mu bintu byabaye ariko ntawe si ukora kuri iri vuriro se urabizi ko turi ndakemwa nta usibye wenda kuvuga ngo iyi ngaro niyo ije muri ibi bitaro ariko mbere y'ibindi byose nabihagarika ariko wowe nkakubonera umwanya urabona umugore wadusohoka noneho ibyo by'amadokima nabyihorera umugabo nawe njya kuguhamagara ibyo ni ibyo kuko twebwe dushinzwe kuvura abarwayi abapfuye ntabwo aritwe tugomba kubabaza twese tugomba kubazwa abapfu twebwe tugomba kubazwa abazima nta kindi sibameze birumvikana niba ufite akanya nimugoroba tuze gusohokana ikibazo ndabona umeze neza ntabwo wandusha amakuru ko ndi wabaye mwiza cyane simbagira neza nyine n'ibisanzwe no kutamurukaga byakoze mba n'ubukumbuye kuko ntabwo wandusha amakuru maze hanyuma rero bwaje ntembereze kumarana igihe kinini nta kibazo ni ukuri mva nanjye nabishakaga nari ngukumbuye cyane nyine nawe urabibona hari hashize igihe kinini wumva nyine ibintu byari bikenewe ubu iki hari nyine njye nka fanta kandi urabizi turetse kwirengagiza kandi njye kwikuzanira ikibazo kandi neza urakoze cyane mu rwameze gute ariko bisanzwe navuganye sinakosora mu rwameze none se mva nkubwire cyane nyine nageze n'ahangaha rero maze iminsi mikeya ndabona mumeze neza sha mu Rwanda tumeze neza ariko namwe mumeze neza biragaragara tumeze neza nubwo nyine naje twagize ibyago nabuze ukuntu bikubwira twagize ibyago ntabwo kubikubwira ngo udahangayika ariko nawe uri umwana muri si ukuri kitegereje ntabwo ari ubwana rero ndaza kubwira neza urumva mushiki wanjye nyine yitabye Imana mushiki wanjye yitabye Imana ari kubyara nyine birarangira n'umwana umwe mu bo yari yabyaye nyine yitaba Imana nyine byararangiye nanjye naje nsanga bamushyinguye urumva naje mbifatira aho bigereye ariko nta kundi nyine bibaho umuntu ariyakira nyine ni ukwihangana pe ariko nanjye nakoze ikosa ryo kutigeze ubimbwira nanjye nabwo gutesha umutwe urumva umuntu afite n'akavuyo kenshi navuga nyine nzakubwira tuba ko ntaribi nyine tuzamenyera tuzihangana nubwo bigoranye sha nakundi nyine pe no kwihangana nanjye nzagufasha mu kwihangana kwawe nicyo abakunzi bakundira rero ariko nawe uhora uri wari umeze neza umeze neza cyane urabona ntabwo wabyumva hama rero uzantembereza hehe sura shumva uwo ushaka hose aho nshaka hose uko ntahaga ahubwo uzanyitiramo nzaguhitiramo nta kibazo si uzi ko ngukunda se aro Josiya uri ibintu byakomeye we mva nta makuru ufite banguka mwese urihe haro ko wagize ntabwo wakoze
babarira ubanguke duhurire hanze y'ibitaro nibura ariko basi tuvugane gato ibintu byakomeye byose bigiye kudukoraho ibintu banguka Ni ibi ngibi ndaje ndamuhamagara mubwiye ko nabibonye da ndaryoshye ko miliyoni 8 zose ariko Imana iguhera guhata koko amafaranga ntigeze mbona kuva nabonka abanyabonye ndi umunyeshuri ariko ngomba kubanza nkamenya impamvu yatumye dogiteri akora ariya marorerwa yose ahubwo reka nze muhamagare ndabona nsoje akazi hakiri kare tuze gusangira agafanta nimugoroba numve niri muvamo kugira ngo nibiramuka binahindutse nanjye nzamenye uko mbyitwaramo nyuma. Dr. nyine reka tuzitorike tuzirekera aho ngaho nkubwire icyo nari ngomagariye. Nta kibazo ngambwira. Dr. nyine nashaka kumenya impamvu yatumye akora biriya bintu. Umva kandi nanone njye nanga n'umuntu ugarura ziriya nkuru mu buzima. Dr. nyine urabizi ibyabaye nagusezeranyije ko nta muntu n'umwe nzabibwira. Ese uragira ngo umwanzi wawe ari we mwanzi wanjye. Ndashaka kumenya uburyo stories nyine zimeze hanyuma kugira ngo nibiramuka binagenze ukundi kuntu mama tuzamenye ibyo tubyitwaramo kuko ari amafaranga nariye ni menshi ngomba kumenya byiro neza uko zimeze. None se icyo ushaka ni ushaka ko nkubwira ukuntu namwishe se ushaka ko nkubwira ukuntu icyo twapfuye se ushaka icyo muri make nyine uko bimeze uko byatangiye nuko byarangiye kugira ngo tuzamenye ibyo tubyitwaramo. Uko byatangiye ni ibintu bikomeye nyine mbitekereje numva genda kanje ukuntu byagenze ntibangane mbwira Dr. urabona njye n'uriya mugabo twari inshuti bikomeye pe. Twari inshuti bikomeye famiye hose bamuzi nta hantu na hamwe batamuzi kubw'amahirwe tunafite na gahunda yo kubaha kubw'amahirwe ngira gutya urabizi ko nari ndi kwiga njya gutya mbangiye kwiga hanze mazeyo imyaka 2 ubwo mu kugaruka na invitation twarakoresheje twaratumiye imiryango abantu bose ngaruka ndi mu myiteguro y'ubukwe reka nje ngo nje kureba umugabo kuko nari mfite n'undi mwaka wo kuba nakwiyongeza ngo nige ariko naravuze ati umwaka nzawukora nyuma nzawiga nyuma nabanje gushaka ubwo mba ndaje ndi umukobwa muzima uje kureba sheri shiyo n'ibitko byagenze Mariya nzenga mu maso. Dr. Ihangane nyine umbwire hanyuma nyine urabona biriya bibazo ni birebire ibibazo bimeze nabi akusundi ubu bimbarisha ikikorere. Ihangane rwose umbwire. Ubona naraje ndagenda umukobwa muzima ugiye kureba sheri mba ndagiye birakoye. None se ko numva ufitanye ikibazo n'umugabo umugore wamujijije iki? Urebye umugore ikintu namujijije umugabo erega ubukobwa bw'iyi minsi nabwo nese uriya mugore we ataza kujya mu buzima bwe aba yarampemukiye gusa ikintu cyatumye nica uriya mugore ni ukugira ngo mbabaze umugabo yumve ukuntu nawe yambabaje ikindi kandi ndebe nibura ko yazangarukiye usibye ko aramutse arangarukiye nanjye namwihimura gusa nyine uriya mugore ku rundi ruhande ararengana ariko nanjye rega ndarengana njye se bamwaye umugabo
sha nyine iyo mpamvu niyo yonyine ituma ntazigera mubabarira mu buzima bwanjye.